bakomeye nabo twibajije impamvu harimo abakinnyi nka Sahabo muvuga iki? Sahabo yambwiye yuko ikibazo cya mbere Sahabo afite gikomeye cyane nuko ashaka special treatment. Iyo nuko bwa Trosten yarabaye. Nuko bakubwiye ati papa ati ntabwo umukinnyi agomba kuza muri equipe nationale igihe yumva bishakiye. Yambwiye ati izi match za gicuti twakinnye na Algeria nahamagaye Sahabo muri equipe nationale. Abona invitation igeze muri Plevey, yasubije ko we agiye muri vacances atari buze kuko wibuke sezo yari irangiye. Aramubwira ati se Sahabo ubu kuza imikino itari bufate icyumweru ubyibuke irakunanira hanyuma uhite ugenda ujya muri vacances yawe y'amezi abiri arenga. Uriya mwana ashobora kuba ashoboye ariko nawe adashobotse. Ati ntiwaza muri duty za national team ngo yango yamaze gupanga vacances ye. Mu yandi magambo aho nemeranyije nawe pe kandi si no nabigana Trosten turi Nigeria arashoboye ariko ntashobotse rwose. Ubwa Trosten yarababwiye ngo umukinnyi ushaka kuza akajya muri business class abandi batagera muri business class, umukinnyi ushaka kuza akarara wenyine muri cyumba cyanjye nyine kiri singo, urumva umukinnyi ushaka kuza akavuga ngo n'abandi muhe igihumbi ngiye mu aya naya bitatu, umukinnyi ushaka aroburija bya hatari aho ati rero ugana yaba ari Messi wa muretse cyo nicyo turacyemera rwose. Aho rero Axel kibivuga cyo navuze nti nyereka igihamya cyuko mwamuhamagaye. Kushobora no kubivuga mutaramuhamagaye. Adele yagiye muri telefone yacukuye nk'isaha arashaka agukubita ikizibiti aramwati si papa ayivuga ati papa ndareba kivoma ubona koko yaramuhamagaye arambwira ati rero jya mu mwanya wanjye nk'umutoza. Uwo muntu wumva atari umuntu ushaka kudikita no gutegeka uko ibintu bigenda nahise nkara oya nibyo aho navuye nta muntu ugomba kuremera kurusha ikipe y'igihugu. Aho nemeranyije nawe umuntu wamuhamagaye vacances zigitangira ntago ari muri midi ntuza ntago ibiruko byawe birimo nibwo se zikirangira ngo no dukine icyumweru uhita ujya muri izo vacances amezi abiri. Erega mwebwe mubona igihe bahamagarira ariko abakinnyi baba babonye korapu mbere y'abantu. Sahabo na Yoruke tuveyo uwo nguwo nahise mugani rwose aho ndemeranya nawe. Tujye kuri Samuel Gurete. Yambwiye ati Gurete ntiyumvikanye na Eric Nshimiyimana. Aho nacaninje nze nkurikije version wigeze kuduha. Ati byagenze gute? Ati byari umunsi umwe tumaze gukina, hari match ebyiri twakiniye naha, imwe twayikinnye na Nigeria indi tuyikina na Lesotho I think. Yego siko byagenze ra? Yego. Iya Nigeria habanjemo umusore yitwa Samuel Gurete. Abwira Gurete ati ukuntu ushaka gukina ndashaka gukina icyo bita muri half space ukinira imbere ariko ugarukamo hagati. Half space si uguheza uruhande ariko si no kuzamo hagati nko mo hagati neza, ni hagati yo hagati na hariya barengurira umupira iyo urenze ni nko kubamo hagati yaho ngaho niho twita muri half space. Ubwo byangora cyetse ndushanyije ikibuga kandi umwanya ni muto. Wumve ko atabari hagati neza nk'umuntu ukinamo hagati kandi numve ko abashaka kwaheza uruhande nk'umuwinga kuko abavuga ati umukinnyi wo kuri kabiri nazamuka aze kuza kubona umwanya wamusigiyemo wo guca amazamuka ari uheza uruhande ariko wowe uwemo hagati kugira ngo dufunge mediane yacu bikomeye. Yifuzaga kugira nk'icyo bita mediane y'icyo twita Losange niko tubyita muri noza za coaching, aho uba ufite nimero 6 ukagira umukinnyi usa n'uri gukina iburyo kuri 7 ariko asa n'ukiniramo hagati, n'uri gukina kuri 11 ariko asa n'uwegereyemo hagati, n'uri gukina icuma ari imbere yabo mo gatoya ateganya na nimero 6 ariko bari mu hagati. Real Madrid ya Toni Kroos Real Madrid ya Toni Kroos kuri pese barafinda na mushaka imbere cyane no kuri rutayizamu mfite arabari imbere. Nimero 6 abaringane na nimero 10. Real Madrid ya Toni Kroos yari bagaringane na Jude Bellingham. Fede Valverde na Tchouaméni bari ku mpande gutye. Umwashi barahuzi ni kare ibihengamye. Wari biko twabitaga mu Kinyarwanda. Ngo ni kare ihengetse. Bwana Rigani none se Samuel Gurete nyine ubwo banzuye ko akabazo kararangiye. Umbi cyabaye
kutumvikana si imikinishirize ibyo bamukinishaga birangiye hari icyo umutoza akora kuko ibyo bambwiye numvishe bituzuye nkora icyo bita contre verification nk'umunyamakuru ko sinashakaga gufata ngo mbere ndakanjije wagiye wambaye impu ebyiri ndaganira nk'umuntu ariko ndanabaza icyabaye 100% kuko abantu bashobora kubwira ibintu babikubwira ibyo mu ruhande rwabo nawe icyabaye ni iki uyu musore ngo match irangiye umutoza Kamemu abahereza icyo bita comments uko yabonye match aravuga ati mu by'ukuri ntabwo wagize match nziza ibyo twumvikanye si byo wakinnye donc hari aho wagiye ukora amakosa yajya duteza ibibazo ariko Adel aravuga ngo ariko nta kibazo komeza ukore dufite match ya Lesotho n'ubundi tuzagukoresha ntiyamubwiye ngo uzabanzamo yaravuze tuzagukoresha kuko njye nakoze contre verification muri equipe nationale ndani nabajije ngo niki yamubwiye match irangiye kuko icyo nicyo gifite agaciro ko kugena ikizamuri Lesotho ati yaramubwiye ngo tuzagukoresha ni nka promesse nko kumubwira ati okay ni match ntiyagenze neza ariko uzagira umwanya ku yindi fani Adele yaje kugira akantu ka flu ka grippe murabyibuka icyo gihe anavugiraga nko mu mazuru ahubwo yigeze akora press conference nibwo yoherezaga yego yanga kujya guhura n'abakinnyi kugira ngo atabanduza ako kantu ka grippe yari afite arangije abwira Eric ati genda uvugane na Gareth umubwire ko atari bubanzemo unamusobanurira impamvu y'icyo dushaka muri iriya match ko dushaka umuntu wadufasha kugumana umupira therefore saha barabanzamo match ya Lesotho mu kubibwira rero umusore witwa Samuel Gareth uri butangire uraburi kuri bench arakina saha ariko umusobanurira impamvu Eric amaze kubimubwira ngo aramubwiye ngo coach ngo ntabwo muri aba professionnel ntabwo muri abanyamwuga iryo jambo ntabwo muri abanyamwuga Gareth kurivuga abakinnyi bambwiye ko aryemera ko yarivuze ariko icyamuteye kurivuga ubwo nicyo ngira ngo musesengure mufata w'icyemezo mwe nkambi nicyo kintu cyanarize coach yari yakoze nyuma ya match ya Nigeria amuga ngo ntiwagize match nziza ariko tuzagukoresha kuri Lesotho abo rero bakavuga ngo gukoreshwa ntibivuze gutegeka kubanzamo nanjye aho ngaho niko mbyumva ariko ushobora no kuguha iminota 30 ya nyuma kubanza mu kibuga ushobora no kuguha 15 nshobora no kumubwira ngo kina half time nkakuzana mu gice cya kabiri ariko se utanasimbuye kuri Fed match ntusimbure byo hari ikibazo kuvuga ngo tuzagukoresha ntabwo usobanuye ngo tuzakubanza mu kibuga aho rero ngo naho yagaragaje case ya discipline nongera kugaruka kuri rya jambo coach have you take your time and talk to him maybe on call cyangwa mu bundi buryo cyangwa arabiretse watereye arambwira ngo icyo navuga sinafunze umuryango we atari ko no muri club y'ubu ngubu ntiyarari gukina ati rero nakore cyane amari ati ibyo nzabirenga icyo si ikibazo mubabarire agaruke muri equipe nationale ariko aravuga ngo mu bintu ngomba kubamenyesha nk'umutoza ubwo yanambwiraga nanjye ambwira ko Eric yari yamubwiye ko afite licence C ari gushaka kuzakora licence B ibintu nk'ibyo nyine aravuga ati ugomba kwempoza ikintu cyitwa discipline muri equipe umukinnyi ntiyumve ko ari igitangaza kinyabupfura imyitwarire myiza Gareth ni musozi ibyo Gareth yararenganye ntiyarenganye ntabwo yarenganye nyine batararenganye ni mwanzure Sami ubwanjye ubwo ndumva igihano cyarabaye severe yashobora nko kuwenda nko kurata nka korapu nk'imwe abindi bakaba bamugarura kuko ni akanyafu ariko ntabwo byakwiriye kuba bitinda cyane kuko ni kese ya indisipurine ariko y'umuntu ufite ubushake bwo gukina waganiriza ukamubwira ati wenda ni aka indisipurine wakemura kandi usanzwe ufite na reputation nziza usanzwe uzwiho kudasuzugura cyangwa se no kwivumbura no kwigumura nko mugenzi we wundi twavugaga ruguru undi we yahuye na kese nyinshi nka sahawe yajyanye ibibazo n'abantu batandukanye ntabwo ari Adele gusa nabo usibye n'abatoza sahabu ntabwo ari inkuru usibye ni ibibazo ariko kuri Gareth ariko kuri Gareth ya sahabu si inkuru mbona ibihano byaratinze kurangira yagakwiriye kuba yaragarutse yari burate match nka ziriya za Nigeria na Zimbabwe nko kuri zibacaga kuri twihute dukoresheje neza tujye kuri York bimeze bite uwo bita York rero ni ikintu bahuze n'uwo mugenzi we wundi uri munsi
inde Sahabo se we ahuye na Sahabo ni bamwe ni abantu nyine baza muri equipe nationale bafite amakondisiyo menshi bategeka ibintu byinshi begizije ibintu byinshi aho umuntu abona ngo bisaba no kumufata mama kugira ngo umuntu inama nagira Sahabo ati rero nta umwanya wa special treatment bakina ahantu heza bahembwa neza uziko Adela azigondere ka private jet Adela akubwira ngo mwose ngo nanjye ngo ngenda ngo mu ndege bisanzwe nk'abandi papa ngo nanjye ngo ngenda nicaye mu myanya isanzwe ngo uayo aravuga ati reba seve mfite abantu natoje amakipe najyanye mu gikombe cya Afurika amaze gutoza mu bihugu 18 yatwaye ibihugu 3 mu gikombe cya Afurika uherukane watwaye Tanzania mu gikombe cya Afurika ati bari abana ati n'abakinnyi y'abaruko mu gikombe cya Afurika ngo mwebwe nuko mutagize yakiye muri GS kabiri imwe ariko yatwaraga ama Champions League yarambwiye ati nasenya nka kumwe ninde bigeze kuvuga ngo iyi Roma nayisenya nkarara nubatsindi ni Kaiser amaze kwimira nyinshi Kaiser ne yaravuze ati rero nasenye ati Burundi nge nafashe ba Shosiri mfata ba Piero mfata ba Saido mfata abakinnyi ari abana ari impinja b'imyaka 16 hano uno muri Kiyovu ninde Cedric Amisi ati bagifite mu myaka 10 nande introduce nkoramo abasaza ati mfata abana bitwa bangama niba yakavuze ati aba barabakanga kwera ko ari uwo mufite ati ngewe naterura azero nkafata abana nkashyiramo kandi nkanajyana ekipa ati nge ntabwo aza kunyentimida ati no papa mu bintu byose utakwemeranya na Amurushe ibyo ngibyo turemera ikibazo cyanjye kuko nifuje ko tuganira nabo nko kuganira bitari interview kandi koko ni nabyo byiza niyo mpamvu twatindanye namubwiye nti nge uko mbibona Rage yararenganye bagomba kumuhamagara barambwira bati Rage ati twakurikiye imikinire ye ngo tukayibonamo ikintu cyo kuba mu mikinire afitemo akantu k'umunaniro ngo akina iminota 30 mukabona atangiye kwifata mu mavi ngo atangiye kwifata mu mugongo nk'umuntu urushye ndabacalenjinga ndavuga ko come on let us be realistic none se iyo minota 30 myiza akina ko yo mutamuhaye amahirwe yo kugerageza kuba yayikina cyane ko mumbwira ko Taiba mumuzanye nawe atari umukino uzabanzamo kuki mutagerageje umurusha gerageza kumwereka from last season this season munyera yabayizi izi match bamaze gukina bene uko nguko bigasa naho mu by'ukuri we atemeranya n'icyo kintu cyo kuba ngo areponda neza physically reka mbivuge gutyo so ni version y'umutoza si yanjye fine turakomeza ikiganiro ndamwira ni none se Rage birarangira nta muntu umuhamagaye nyine bivuga yuko physique ari ikintu kizabuza umuntu kujya muri national ngo no ntabwo nafunze imiryango ngo imbere ashobora kuzahamagarwa pour moi as ibyo twaganiriye ni ingingo tutemeranyijeho tuyivaho twavuze ngo let us agree not to disagree kuko njyewe nari ndi mu ruhange nde rw'ukorage yagahamagawe ni narwo nkirimo ariko muribuka kese and discipline Rage ashinjwa mu Mavubi muribuka ikipe y'igihugu ijya muri mu mikino ya gicuti muri za Botswana na za Madagascar murabyibuka icyo gihe Rage ari Madagascar na za Botswana zibasangaye na Botswana yego icyo gihe Rage mu myitozo ngo ntabwo akurikije amabwiriza y'umutoza neza nk'uko yabishakaga ariko bwa Torsten yego ni nyine nicyo mvuga noneho navuga igihe aheruka n'icyo aheruka kuzira ubwo aheruka mu Mavubi noneho umutoza ngo amukura muri ekipe yari arimo ya A asa nkaho umukuramo avuga ati ntabwo ari gukurikiza amabwiriza yanjye agafata agacupa k'amazi aragakubita agashota umugeri ibyo bibaha abakinnyi barabikora bakababarirwa aheruka kuri Rage ntabwo twemeranyije twikomereze naho nyine twikomereze kuri Rage rero tuhavuye yavuze ngo ikiza imiryango ntifunze no mu bihe biri imbere nakomeza kwitwara neza hari qualifiers za AFCON twazamuhamagara
pozisiyo abayobozi barimo rero perezida wa Rayon aravuga ngo uyu mutoza tugomba kumusezerera tukamwishyura akigendera ntacyo tuvugana nawe nagende